Abanukira Imana ni abantu banze kwihana. Abanukira Imana ni abantu bakiri mu byaha, nibo banukira Imana. Abanukira Imana ni abakristo bakora ibyaha, abo nibo banukira Imana. Ikintu kinukira Imana ntari umubiri, ikinukira Imana ni umutima w'umuntu. Abantu banukira Imana nta utagenda n'umwanda bundaye, bose banuka. Kandi nta uja kwituma ngo yitume umwanda uhumura. Kandi umwanda wituma unuka urawugendana. Ubwo rero nta utanuka, yabaye ari umubiri unuka, abantu bose banukira Imana. Ariko ikinukira Imana ahubwo ni umutima mubi. Uko pasiteri ukiraho nigeze numva muri iyi minsi umupasiteri umwe arimo arigisha avuga yuko ngo buriya ngo abakene ngo baranuka, ngo banukira ngo n'abakire, ngo nta muntu ngo ukize gukunda ngo umuntu nuka, ngo n'Imana ngo abantu bakenye ngo abantu bakenye ngo baranukira Imana. Jambo ry'Imana avuga ngo mbese ntimwamwigize abacamanza, ntimwamukoze amahano mu itorero iyo mwakiriye abakire mukabicaza heza, abakene mukabatererana. Uyu munsi turaganira ku kamba ry'icubahiro. Twaganire ku makamba 7, nibyo ubu tugeze ku kamba rya 4 ry'icubahiro. Kamba ry'icubahiro ni ikamba ryagenewe abakene kuko batarihawe ku isi, ntabwo baryigeze. Ntabwo abakene bagira icubahiro ku isi, haba mu itorero haba no mu bapagani. Umukene arasuzugurika kandi akagayika, nizo mpamvu Imana yabateguriye ikamba ry'icubahiro kugira ngo nabo basobongere kuri ico cubahiro n'ikuzo babuze bakiri mu isi. Abazanamba kuri Yesu bakanesha, kuko amakamba azahabwa banesheje gusa. Nizo mpamvu ikamba ry'icubahiro ryabikiwe abatarariboneye ku isi. Ikamba rya mbere rero twaganiriye ku kamba ryo ritangirika. Pastor, ikamba ritangirika bishatse kuvuga iki? Ikamba ritangirika rizahabwa abanesheje kamere. Irya kabiri ni ikamba ry'ubugingo, rizahabwa bande? Abazize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Irya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka, rizahabwa bande? Abarushanijwe nk'uko bikwiye kandi bakarwana intambara nziza. Uyu munsi yuganira ku ikamba rya 4. Ikamba rya 4 ni ikamba ry'icubahiro. Twari twavuze ni ikamba ry'ubwiza abayoboye neza. Tuvuga ikamba ry'ibyishimo ku bantu bavuze ubutumwa bwiza bakihanisha amahanga. Noneho duherutsa ikamba ry'izahabu, tugeze ku rya 4, ikamba ry'icubahiro. Dusigaje 3. Hasigaye 3. Ikamba ry'icubahiro rero nk'uko tubivuze ry'abakene ni ikamba rizaba iryo guhoza amarira. Abantu bari abakene, abantu bari abatindi, ariko bihanganye bakanamba kuri Yesu Kristo ntibamuveho, abazahabwa ikamba ry'icubahiro. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza kandi ni muri bibazo wihangane. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda Imana ibaho umugisha, abari mu Burundi Imana ibaho umugisha, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Turabakiriye kuri channel Gusenga yewe tubabwira ngo turabakunda mu inshuti z'akadasohoka. Abari muri Amerika Imana ibaho umugisha, abari mu Aziya Imana ibaho umugisha, abari muri Australia Imana ibaho umugisha, n'abari muri Europe Imana ibaho umugisha. Kuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Mazibegura. Dr. Amakuru yawe? Shalom. Nkuko channel yacu Gusenga everyday ni gusenga buri munsi, watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbashyize neza uyu munsi uduhaye, ukaba waturamukijeho kubw'urukundo rwawe. Nuko dufite umugambi ku ntego y'ubutumwa bwiza waduhamagariye, kandi waduhaye inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwawe mu mahanga yose, kugira ngo abantu bose bihane nugaruka mu bwiza bwawe, ntihakazasigare n'umwe, aho bose bazagusanganire bataguhisari, baragubwame bw'iteka mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, kandi tukaba kucyane Gusenga everyday. Tugiye gusoma Zaburi ya 8 umurongo wa 4 turageza ku murongo wa 6 wumva hatubwira. Zaburi ni ya 8 umurongo waho ni wa 4 turageza ku murongo wa 6. Iyo nitegereje ijuru umurimo w'intoke zawe n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremwe, umuntu niki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera?
wenze kumugira nk'Imana uburaho hato, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoke zawe, wamweguriye ibintu byose ubishira munsi y'ibirenge bye. Wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishamba nazo n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Uwiteka mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Umurongo wa 6, wenze kumugira nk'Imana uburaho hato, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'ikamba. Ahangaha abakene tuvuga, hari abakene b'ubwoko bubiri. Hari abakene b'umutima n'abakene b'umubiri. Ntabwo abasuzugurika ari abakene b'umutima, abasuzugurika ku isi ni abakene b'umubiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukene n'abavandimwe be baramwanga, ndetse n'abari inshuti ze magara bakamwirengagiza, n'abagerageje kuganira nawe baramuninira bakigendera. Ariko ijambo ry'Imana rivuga mu Migani igice cya 19 umurongo wa 7, ni ukuvuga ngo n'uwo bavukana yirengagiza umukene. Nta muntu uba umukene no mu itorero. Yemwe iyo habaye igihe cy'impano y'ubuhanuzi, umuhanuzi yahanura ntabwo ahanura abakire, kandi yavuga ibyiza abishira ku bakire, ibi bakabishira ku bakene. Umurozi ninde? Ni umukene. Uwasambanye ninde? Ni umukene. Uwibye ninde? Ni umukene. Nta muntu wahanurira minisitiri ko yasambanye cyangwa ko yibye ari mu rusengero. Nta n'umuntu wahanurira umucuruzi ufite imodoka ko yibye. Ariko niba hari abantu biba kurusha abandi ni abacuruzi, ni abafite amafaranga menshi, kuko bibira mu yabo. Kandi iyo ukoresha abantu 100 ntubahembe, ubaye umujuru rutabibye hose kuva kuremwa kw'isi. Ariko nta ubahanura, kandi abakire benshi bakoresha abantu badahemba. Muri Yeremiya 22:13 haravuga ngo abonye ishano, uwo muntu ukoresha mugenzi we ntamuhembe. Abantu babonye ishano, abakire rero babonye ishano, kuko abenshi bakoresha abakene kandi ntibabahembe. Ariko nta ubahanura mu rusengero. N'uhanura ibyiza abishira ku mukire, kandi no mu rusengero nta umutunga urutoke. Ariko niba hari abaraguza abambere ni abakire, niba hari abaroga abambere ni abakire, kuko uburozi bwica umuntu burahenda. Ntabwo wamutindi nyakuja wa undi wo hirya wicaye inyuma ntabwo yabona amafaranga yagura uburozi. Ariko abaroga neza ni abafite ubushobozi bwo gutanga amafaranga nyine bakabubona. Umukene rero w'umutima siwe tuvuga. Hariya muri Matayo 5:3 haravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abo ntabwo ari abakene batagira imyambaro. Abo ni abakene bafite inyota yo gushaka Imana. Barahirwa nyine iyo abakene mu mutima akumva akeneye kugira ngo agere ku Mana. Uwo nguwo ni umukene w'umutima, ariko akagira inyota yo gushaka kugera ku Mana. Hariya mu itorero ry'i Laodikiya ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 17 haravuga ngo uri umutindi kandi wambaye ubusa. Imana ivugira mu kanwa ka Yohana ngo aburire itorero ry'i Laodikiya, kuko Laodikiya bisobanura urubanza. Uwiteka Imana avugira mu kanwa ka Yohana, umuhanuzi Yohana icyo gihe yari yakoze umurimo ministeri y'ubuhanuzi. Aravuga ngo ubwira itorero ry'i Laodikiya ngo uri umutindi kandi wambaye ubusa. Ntabwo ari uko bari abatindi, ahubwo bari abakire cyane bakomeye. Ari itorero ry'i Laodikiya bari abakire, bari abakungu, ntacyo bari babura. Ariko ijwi riravuga ngo uri umutindi kandi wambaye ubusa. Uwo mutindi siwe tuvuga uyu munsi wa none. Umutindi nutagira ipantaro, umutindi nutagira ico kwambara. Hariya muri Luka igice cya 18 umurongo wa 18 haravuga ngo umutware yasanze Yesu. Hariya muri Luka havuga umutunzi, no muri Mariko havuga umutunzi, muri Luka hakavuga ngo umutware yasanze Yesu. Aravuga ati mwami ngirende kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana. Aravuga ngo uza amategeko. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshera abandi, ubaye so na nyoko. Aravuga ati ibyo narabyitondeye kuva navuka kugeza uyu munsi wa none. Agiye kugendera Yesu ategaruka hano. Wafata ibyo ufite byose ubutunzi bwawe ukabigura ugaha amafaranga abakene. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko yari umutunzi cyane ukomeye agira agahinda, kuko bari bakomoje kugabira ubutunzi abakene. Kandi mu bibazo 12 tuzabazwa tugeze imbere y'intebe y'imanza. Nababwiye ko ikibazo ca mbere
ari ukubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakihana. Ikibazo cya kabiri ni ugusangira ubutunzi bwawe na rubanda. Icya gatatu ni ukubana amahoro n'abantu bose. Kiriya cya kabiri nico turavugaho kuko turi kuvuga ku bakene, abantu banga gusangira ubutunzi bwabo n'abandi. Asanga Yesu ati mbigenze nde? Yesu aravuga ati fata ibyo ufite byose ubigure ubigabira abakene. Yari umutunzi ukomeye ngo agenda afite agahinda biramuyobera, ariko abamwumvaga bose ndetse n'abigishwa aravuga ati niba bimeze bityo ninde uzabwinjiramo? Yesu aravuga ngo ikidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana kirashoboka. Nuko abantu benshi Imana ibaha ubutunzi bakagira ikibazo cyo kubasha kubusangira n'abandi. Abo rero icyo kibazo kizabatsinda cya kabiri, wasangiye ubutunzi bwawe na rubanda. Gusangira ubutunzi bwawe na rubanda ni ukwita ku bakene. Ba bandi babuze icubahiro ku isi nibo mvugaho bazagihabwa bageze mu ijuru. Hariya avuga ngo muri Imigani 14:20 ngo ndetse umukene inshuti ze ziramwirengagiza zikamuhana, n'umukene ntabwo ashimwa n'abari inshuti ze bose. Oya, abakene baragayika hano ku isi. Impamvu Imana yabatekerejeho kandi irabakunda, iravuga ngo nanjye nzabategurira ikamba ry'icubahiro mwabuze ku isi kugira ngo namwe mwumve uko icubahiro cyari kimeze. Izi impamvu Imana yafashe uwo mugambi wo gutegura iryo kamba. Umwambiko ubwiza n'icubahiro nk'ikamba, uwo ni umukene uzabyegurirwa ageze mu ijuru. Kandi umwana w'umuntu yarashimwe imbere y'Imana ahabwa agaciro, ariko ahangaha abana b'abantu iyo barebye umukene nyine baramwirengagiza. Muri Yohana ya mbere igice cya 3:17 aravuga ngo umuntu wahagize amahirwe agahabwa ku butunzi bw'isi akitegereza mugenzi we ko akennye akamukingira imbabazi, yaja abesha ngo urukundo rw'Imana rwigeze rugera muri we. Ni Yohana ya mbere 3:17. Imana ikaba yaraguhaye inka nyinshi, Imana ikaba yaraguhaye amafaranga, Imana ikaba yaraguhaye icubahiro, ikaguha amazu, ikaguha ubutunzi butandukanye, ariko ngo ukitegereza mugenzi wawe ukeneye bimwe muri byo, ijambo ry'Imana rivuga ngo ukamukingira imbabazi. Ese urukundo rw'Imana rwazagera muri wowe rute? Aha biratugaragariza ko abakire badafasha abakene badashobora kuzaragwa ubwami bw'iteka. Iri jambo rirabihamya neza, abakire badafasha abakene. Kuko uriya mutunzi yumvise ibyo Yesu avuze ariruka, abona gufata ku butunzi bwe ngo abugabire abakene biramunanira. Hano rero umwambiko ubwiza n'icubahiro nk'ikamba, iri kamba Imana yarariteguye kugira ngo rizahabwe abakene bageze mu bwami bw'iteka. Imana kugira ngo ibibagize umubabaro bahuriye nawo hano ku isi. Ushobora kuba ufite mukuru wawe akaba ari ministre, wamutumira mu bukwe ntabutahe, ariko ukazaja kumva ko yatashe ubukwe bw'undi muntu batagira icyo bapfana kubera nawe ari ministre cyangwa ari umutunzi afite aho kumwicaza. Ahangaha rero turareba muri Ibyahishuwe 3:17, turebe noneho na Yesaya 58 umurongo waho wa 7 uko havuga. Yesaya 58 umurongo wa 6 kugeza kwa 7 aravuga ngo ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwaja mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Ahangaha ni ijambo rivuga ku bantu biriza ubusa. Abantu barategura koko bakaja kwiriza ubusa, kandi kwiriza ubusa Imana ishima hariya ntabwo ari ukuja gusenga ngo mari igihe kirekire. Kuko kwiriza ubusa mu ijambo rivuga nesteia mu Kigiriki risobanura kwigomwa. Umuntu utigomwe ntabwo aba yirije ubusa. Uko abantu benshi baja kwiyiriza ubusa ari uko ibyo bakurya byabashiranye, akavuga ati ubwo ntaco kurya mfite muri iyi minsi reka mfate ibihe byo kwiyiriza.
icyo ni ikosa, ni icyaha imbere y'Imana kwiyiriza ubusa ntaco kurya ugira. Iyo utagira icyo kurya ubyita gusenga, ntabwo ubyita kwiyiriza ubusa oya. Iyo uri umukire nawe hano muri iki gice cya Yesaya ukaba wateguye kwiyiriza ubusa, ubanza gufata ibyo wari ufite byose wagombaga kuzarya muri ya minsi wateguye wagiranye amasezerano n'Imana, ukabigaburira abakene, ukabibagabanya ibingana n'ibyo wari kurya mu minsi yo kwiyiriza, ukabona ukagenda. Ariko abantu benshi usanga aja kureba ububiko bw'amakara, amakara yashize, umuceri warangiye, akawunga kashize, reka mfate ibihe byo kwiyiriza ubusa. Wapfushije igihe cyawe ubusa, wavunikiye ubusa, ntabwo uhejwe mu banyamasengesho. Ariko kwiyiriza ubusa habamo ikintu cyo kwigomwa. Abandi b'abakire yaba yirije ubusa, baba bararangiza agahamagara mu rugo ngo umva za nyama ntimuziteke ntaraza. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu basenga, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo wirije ubusa abagaragu bawe baguhesha umugisha cyagiye bari ico bataryaga. Abagaragu bawe baravuga ati mabuja arakiriza ubusa kuko iyo yirije ubusa tubona kukajyama, data buja arakiriza ubusa kuko iyo yirije ubusa tubona ku gasozi tutabona gahari. Icyo gihe bakagusabira umugisha, n'Imana nayo ikaguha umugisha. Ariko abantu baja kwiyiriza ubusa ibiryoshe bakabifungira mu kabati bakazabirya bagarutse, abo ni abagome. Anga muri Yesaya rero ibice cya 58 avuga ngo kwiyiriza ubusa nshima ni ukubohora imbohe, abari abakozi bawe ukabaha ikiruhuko, ndetse ukajyana abakene mu nzu yawe. Ntiwirengagize abavandimwe bawe, ntiwirengagize bene wanyu. Wabona bambaye ubusa ukabambika, kugira ngo usohoze rya sezerano ryanditswe muri Matayo 25 umurongo wa 31 kugeza hariya kuri 32 rwavuga ngo ubwo umwana w'umuntu azaza mu bwiza bwe n'icyubahiro cye, azabarobanura nk'uko umugera arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo, ihene azazishyira ibumoso. Azahamagara abari iburyo ati muze abo data yahaye umugisha, murabwo ubwami bw'iteka mwateguriwe kuva ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumpa ico kunywa, nari ndi umushitsi murancumbikira, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura, nari ndi mu nzu y'ibitaro murahagera muransura. Ngo bazavuga ngo twakubonye ryari mwami? Azabasubiza ngo cyagihe mwakoreraga abato muri mwe, cyagihe mwambikaga abakene, cyagihe mwagaburiraga abashonje, cyagihe mwacumbikiraga abashitsi bazaho barara, cyagihe mwasuraga abantu bari mu nzu y'imbohe, cyagihe mwajaga kureba abari muri prison, cyagihe mwakoreraga abantu nk'ibyo. Abato muri mwe ninje mwabikoreraga, niko Yesu yabashubije. Aravuga ati icyo gihe mwakoreraga abo ngabo ibisa n'ibyo ninje mwakoreraga. Ijambo ry'Imana hariya ngo azafata abari ibumoso basa n'ihene, bavuge ngo mumve imbere mwabivume mwe muje mu muriro wa Satani. Abantu batafashije abakene bafite ubutunzi Imana yabahaye, abo bateguriwe nabo umuriro wa Satani. Kandi umuntu uzabesha ngo aragukunda, akaba afite ubutunzi bw'iyi si, ntagire icyo aguha, azaba ari umunyabinyoma, kuko utagira uwufasha kandi ufite ubutunzi bw'iyi si, kandi wamubonye ko abikeneye ukamukingira imbabazi zawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta nubwo urukundo rw'Imana rwigeze rugera muri wowe. Aba bantu rero ikamba ry'icubahiro rizahabwa bari abakene babuze icubahiro hano ku isi, bagayitse, bagatotezwa, ndetse bakangwa n'abantu bose. Abo ngabo Imana yababikiye iryo kamba ry'icubahiro. Hano turareba Abaefeso 4 umurongo wa 27 twumva uko hatubwira. Abaefeso ni 4 umurongo wa 27. Aravuga hati kandi ntimubererekere Satani, uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo akoresha amaboko ye ibyiza, kugira ngo abone ibyo kumutunga n'ibyo gufasha abakene. Ntabwo dukwiriye kwifumbata, Imana yaduhaye amaboko yacu, kandi
iyo Imana yaguhaye ubuzima bw'umubiri iba yaraguhaye igishoro kiruta ikindi gishoro gishobora kubaho, kuko ibyo ku isi byose wabikorera. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abantu Imana yahaye amaboko maze barifumbata babererekera Satani. Ahangaha rero Pawulo aravuga ngo ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo buri wese akoresha amaboko ye ibyiza kugira ngo abone ibyo kumugaburira ubwe, abone n'ibyo gusagurira abakene. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo uri muzima ku mubiri wawe warabonye igishoro gihagije, wari ukwiriye gukora ukabona ikiguhagije, ukabona n'icyo gusagurira abandi batishoboye. Abatishoboye tuvuga ni nka rezemfirime, nk'umuntu utagira amaboko afite uburenganzira bwo gufashwa, umuntu utagira amaso afite uburenganzira bwo gufashwa, umuntu utagira w'ikiragi afite uburenganzira bwo gufashwa, umuntu utagira amaguru afite uburenganzira bwo gufashwa. Kandi utamufashije ufite urubanza. Ariko hari abantu Imana yahaye ubuzima bakanga gukora, nabo bagategereza gufashwa. Abo nabo ni abanyabyaha, bazaburana ibyabo. Ariko niba uri umukire ntukange gufasha umukene nubwo yaba afite amaboko, kuko uzaburana ibyawe nawe akaburana ibye. Nubwo tutishingira abafite ingingo z'umubiri, abo twishingiye ni abatagira ingingo z'umubiri. Ariko ntukamwime, ahubwo uzamuhe kugira ngo uzaburane ibyawe nawe aburane ibye. Kandi hari impamvu abantu bava mu bukene bakaja mu bukire, bakongera bakava mu bukire bakaja mu bukene. Ubundi iyo umuntu akize agakira wenyine, ntabwo azamara igihe kirekire adakennye, kuko kubika nyakuri ntabwo ari ugushira kuri banki gusa, kubika nyakuri ntari ugushira mu matungo gusa, kubika nyakuri ntari ugushira mu mazu gusa, ahubwo kubika nyakuri ni ukubika mu bantu. Iyo woroye unda agafasha abakene, burya aba yarashize ubutunzi bukomeye mu bantu ico gihe, kuko nabo batazahora ari abakene, bazahindura situasiyo. Nubwo abakene tuzabana nabo, ariko umuntu umwe ntabwo azahora mu bukene. Ni inzira umuntu anyuramo, ntawe utayinyuramo iyo haje akaga. Ariko nayivamo waramufashije ari ahantu habi, nawe ntabwo azakwibagirwa. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ikamba ry'icubahiro abantu ku isi b'abakene baragayitse cyane. Ariko umunyabwenge ntabwo asuzugura abakene, ahubwo ababikamo, kuko batazahora ari abakene igihe nabo azagira ubushobozi bwo gufasha nabo bamutabare. Hariya muri Luka igice cya 16 utangiriye ku murongo waho wa 8 haravuga ngo abana b'iyi si ni abanyabwenge ku by'ingoma zabo kuruta abana b'umucyo. Abana b'iyi si kugera ku murongo wa 10 ni abanyabwenge ku by'ingoma zabo kuruta abana b'umucyo. Bisobanura ngo hari igihe usanga abapagani bakunda gusangira kurusha abakristo. Hari igihe usanga abapagani bagirana ishaka kugira ngo batezanye imbere, ariko asanga hari abakristo bakize badafite ishaka ryo guteza imbere abakristo bene wabo. Hariya rero Yesu arabitegereza, arabagaye, aravuga ati abana b'iyi si ni abapagani batazi Imana. Hari igihe bagira ishaka ryo kuzamura bene wabo, bakaguza bene wabo b'abapagani, ariko ugasanga hari abakristo batigeze na rimwe batekereza kuzamura bene wabo. Ukabona umukristo akize wenyine, abandi ni abakene, undi ni umukene, ni umuturanyi we, cyangwa baravukana. Umwe ni umukire, undi ni umukene kandi bavukana, umwe ni umukire, undi ni umukene kandi basengana, bararirimbana. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abiyi si bo baribuka bagasangira, kuko bazi ko azaba impinduka wenda mu gihe runaka, uwo mwasangiye ntakwibagirwe. Nubwo hari ushobora kuba imfura mbi akakwibagirwa, ariko abahaye bose ntabwo bakwibagirwa. Rero usanga kenshi ubutumwa bwiza abantu bumvise ari banyamwigendaho, ukagira ngo ubutumwa bahawe nubwo kugira ngo atere imbere wenyine. Ariko hari muri Yohana ya mbere igice cya 3 ku murongo waho wa 18 haravuga ngo bene data ntimukundane urumamo ku rurimi gusa, ahubwo mukundane mukuri no mu byo mukora. Ntimukundane urumamo ku rurimi gusa mu magambo, ahubwo mukundane mukuri no mu byo mukora. Sinyifi hagira icurekura ugihereze mugenzi wawe umukene, kugira ngo nawe igihe azaba yahinduye ubuzima
akwibuke, kandi abafashije abakene Yesu azakubwire ngo ngwino uwo data yahaye umugisha, urabwe bwa bwami wasezeraniwe kuva ku kuramwa kw'isi. Kukuremwa kw'isi nari nshonje urancumbikira, nari nambaye ubusa uranyambika, nari ndi mu nzu y'imbehe uransura, nari ndi umushitsi urancumbikira. Ayo magambo yose azabwibwa abantu bibutse gufata ubutunzi bwabo bakabufashisha abakene. Nta nizo mpamvu Yesu yavuze ngo ntiwirengagize bene wanyu, ufate abakene ubajane mu nzu yawe. Dusomye Abaroma 2:7, Abaroma 2:7 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana ikazabitura ubugingo buhoraho. Abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa, abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babushakisha gukora ibyiza badacogora, maze Imana nayo ikazabitura ubugingo buhoraho. Navuze ko amakamba azahabwa abanesheje gusa. Abantu bataneshe ntabwo babikiwe amakamba, ariko ahangaha ngo ababishaka noneho ubwiza, icubahiro. Twavuze ko ikamba ry'ubwiza ari babandi bayoboye neza, haba mu kagari, haba mu itorero, haba mu mudugudu, haba mu murenge, haba muri minisiteri runaka. Abantu bose bahawe inshingano bari hano ku isi bakayobora neza bazahabwa iryo kamba ry'ubwiza. Ariko ahangaha bavuze ngo amwambika ikamba ry'icubahiro amwambika ubwiza n'icubahiro nk'ikamba. Bisobanura ngo ubwiza ni ikamba ukwaryo by'abayoboye neza, icubahiro ni ikamba ubwawo abakene birengagijwe. Ahangaha Pawulo rero abakoze aravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakisha gukora neza badacogora, maze Imana ikazabitura ubugingo buhoraho. Bene data, mwe kwirengagiza abavandimwe. Hariya Imigani 21:13 turebe uko hatubwira. Imigani 21:13 haratubwira hati uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene nawe azataka kandi ntazumva. Uwica amatwi kugira ngo atumva gutaka k'umukene nawe azatakambira Uwiteka, kandi Uwiteka ntabwo azamwumvira. Ariko haravuga ngo umuntu urenganya umukene agahangara abakoze mu jisho ry'uwamuremye, ni ukuvuga ngo abatutse uwamuremye. Imana ikunda abakene kandi ikabazirikana igihe cyose. Iyo urenganije umukene mu maso y'Uwiteka ubututsi Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo rero ahangaha haravuga ngo uwica amatwi akitegereza umukene akamwirengagiza, nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo akaba afite n'icyo kumuha, yamara akamukingira imbabazi, uwo ngo nego azatakambira Uwiteka, Uwiteka nawe ntabwo azamwumvira. Bene data, mushakishe kugira ngo mufashe aba bantu, kuko bazahabwa amakamba y'icubahiro bageze mu bwami bw'Iteka niba banambye kuri Yesu. Kandi nawe niba warafashije babandi bazahabwa ikamba ry'icubahiro bageze mu bwami bw'Imana, nawe uzahamagarwa muri wa mukumbi w'iburyo ngo muzaho data yahaye umugisha kuza baye mu mugabane w'intama. Ico gihe uzaraguga ubugingo buhoraho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muze muragwe ubwami bwabateguriwe kuva ku kuremwa kw'isi. Imana yacu dusangiye kugira ngo iri kamba turizirikane, kugira ngo iri kamba turizirikane tuzaje mu mugabane w'intama, aribo bari iburyo bwa Yesu Kristo, kuko twafashije babandi nabo bategereje kuzahabwa ikamba ry'icubahiro. Abari abakire bakwiye gufashwa bahawe icubahiro ku isi. Niyo umuntu ari umupagani n'abakristo baramwubaha kuko afite ibintu ubutunzi bw'isi, n'abakristo baramwubaha. Narizo mpamvu usanga kenshi mu matorero menshi atandukanye iyo umukire yihamye bamuhereza inshingano vuba kugira ngo bamufate, ntabwo babasha kumurekura. Kandi nubwo yakora icyaha mu matorero menshi barabyirengagiza,
ntabwo babasha kumuhagarika. Niba yarabasakariye urusengero, niba yarabubakiye, yarabahaye ikibanza, niba yarabafashirije ibyo bakeneye, niba yarahembeye abakozi, ibyo mirimo yose ikorerwa ku isi ni myiza. Ariko umupagani wakoze icyaha ntabwo Imana izamushimira, byose bizaba bibaye ubusa. Ariko ab'iyi si bo nubwo baba bari mu itorero, bazi ngo uwubakishije urusengero ni umukristo cyangwa se ashimwa n'Imana. Ntabwo Imana yagushimira kubaka urusengero rw'isi utayemera. Abakire benshi banga kuja gusenga, abakire benshi banga kuva mu byaha, ariko benshi cyane cyane bikunze kuba mu bazungu, za leta z'ubumwe za Amerika, mu Buraya, bakubaka insengero batazasengeramo kugira ngo bahabwe icubahiro n'abantu. Abo ngabo bahawe icubahiro n'abantu, icabo barakirangije, nta kindi bategereje, icabo barakirangije. Abantu rero bashakisha icubahiro hano ku isi bakagigura kikabahenda, ariko nta cubahiro bazahabwa bageze mu ijuru kubw'ibyo, kereka nibakizwa. None se pasi tukiri ngaho, none se biremewe yuko umuntu nimba ari umukire ukijwe vuba bamuha inshingano ngo kubera afite amafaranga? Bibiliya ntabwo ibyemera. Muri Timoteyo ya mbere 3 umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 7 haravuga ngo ye kuba uwihariye vuba mu bisabwa kugira ngo umuntu abe umwepiskopi iyo abishaka, abijyangamugayo, abe agira gahunda, abe udakunda vino, abe umugore umwe, abe udakunda amafaranga, abe atihariye vuba. Kirahari, ntabwo akwiriye guhabwa inshingano umuntu wihariye vuba nubwo yaba ari umukire. Ariko hari igihe batekereza ko ashobora kubacika kuko amatorero amukeneye ni menshi, bakabwira bwangu kugira ngo azatinye gusiga inshingano. Nico babikorera, agumane nabo. N'ubuyobe, ni ukutamenya iby'itorero n'ibyo itorero rikwiye gukora. Ugasanga umuntu kubera afite amafaranga aje vuba bahise mu inshingano z'ubudiyakoni kugira ngo atazavamo, nubwo ko ategetse abandi atazabisiga ngo byo umuvomeho y'amafaranga. Amatorero menshi arabikora, ariko nta kamba azahabwa, nta nubwo azaje iburyo kubera yabubakiye urusengero atazi Imana. Kandi abo bantu basengeye umuntu wihanye vuba bazabibazwa. Bazabibazwa. Nibareke umukristo akure, namara kugera ku rwego rwo kujijuka, rwo kugufasha abandi bamusengere. Uziko nigeze numva abantu bavuga bati ati ntaguha umukristo, kandi abo n'abakristo bafite bakize, ati ntaguha akazi umukristo, bukumva ko bataha akazi bene baba abakristo ngo baha abapagani. Kenshi niko babigenza, ariko iyo bamubonye aje gusenga bamuha intebe y'icubahiro, noneho ya ntebe y'icubahiro bakamushyira ahantu heza. Yakobo yabivuze hano igice ca 2, Yakobo igice ca 2 umurongo waho n'uwa mbere haravuga bene data, kwizera kwanyu mwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icubahiro, kube uko kurobanura abantu ku butoni. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka, akinjirana n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita kuwambaye imyenda y'akataraboneka, mukamwibwira muti mwicare ahangaha heza, naho wa mukene mukamubwira muti wehoho hagaraririya, cyangwa wicare hasi munsi y'ibirenge by'uwo nguwo yako gatebe kawe. Mbese iyo mugenzeje mutyo ntimuba mwirobanuye mukaba abacamanza batekereza ibidakwiriye? Nimwumve bene data bakundwa, mbese Imana ntiyatoranije abakene b'isi ngo babe aribo baba abatunzi mu byo kwizera, baragwe ubwami yasezeranije abayikunda? Ariko dore mwebweho mwasuzuguye umukene. Mbese ye abatunzi sibo babatwaza igitugu bakabakururira mu nkiko? Sibo batuka rya zina ryiza mwitirirwa mugasuzugura abakene? Hagira umukire winjira mu rusengero yambaye neza mukamwicaza imbere kandi atarabatizwa,
kandi mutemeye ko wakoze icyaha wanyu ahagera. Niba umuntu yaribye mu rusengero mukamuca amezi 6 ataba aririmba, mukanga ko agera ku ruhimbi, mukakira umupagani nawe utarabatizwa ukora nk'ibyawa undi mwahagaritse, mukamushira ku ruhimbi kugira ngo atabacika, mukamenya intebe y'icubahiro. Yakobo aravuze ngo mukamuzana imbere, mukamuha intebe y'icubahiro, hakwinjira umukene umutidinya kuja, mukamubwira ngo nushaka uhagarare hari inyuma nta kibazo. Cyangwa se niba ushoboye ngwino yicare munsi ya karagatebe gatoya. Hariya muri Matayo igice ca 15 bisobanutse neza. Matayo 15 umurongo waho nuwa 8. 15 Matayo 15 umurongo waho wa 8 haravuga ngo ubu bwoko bumbimbarisha iminwa ariko imitima yabo imbakure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ahamagara abantu arababwira ati nimwumve musobanukirwe, ikija mu kanwa sico gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nico kimuhumanya. Maze abigishwa be baramwegera baramubaza bati uzi yuko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa. Nimubareke nabarandata impumyi kandi nabo bahumye, ariko impumyi iranda sindi zombi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati dusobanurire uwo mugani. Arabasubiza ati mbese namwe ntimurashijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigiye mu kanwa kija mu nda kikanyura mu nzira yaco, ariko ibiva mu kanwa biba bivuye mu mutima, nibyo bihumanya umuntu. Kuko umutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshera abandi n'ibitutsi. Ibyo nibyo bihumanya umuntu. Ariko kurisha intoke zitajabitse mu mazi ntiguhumanya umuntu. Ikinukira Imana ntabwo ari ico ku mubiri, ahubwo nico ku mutima. Ijambo ry'Imana hanga barabivuze ngo ikiva ku mutima ni wava ibitekerezo bibi, ibyo nibyo binukira Imana. Naho yabaye umubiri wose unukira Imana, abantu bose baranuka, kuko ntawe udafite umwanda mu nda ye kandi awugendana. Ubwo rero ikiva ku mutima nico kihinduka, ahubwo kwandura no guhumana. Umupaseri rero ntabwo yari yasomye neza. Wavuze ngo umukene ku mubiri yanukira Imana, oya, anukira abantu. Tugana ku musozo, wakwibutsa amakamba yose uko angana nayo tumaze kwiga? Iri ni ikamba rya kane, ikamba ry'icubahiro rizahabwa abakene bageze mu bwami bw'Imana kuko batariboneye ku isi. Ikamba rya mbere ni ikamba ritangirika ry'abanesheje kamere. Nuvuga barwanya intambara y'ibitekerezo, bakarwanya intambara y'amaso, bakarwanya intambara y'ururimi, bakarwanya intambara y'igifu, bakarwanya intambara y'igitsina. Naho ikamba ry'ubugingo nabazize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, nka kuri akaba Yohana mu kirwa c'Ipatimo baravuga ngo njewe Yohana musagiye amakuba nari ku kirwa ca Patimo, bapora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu ni nkabo. Ikamba ryo gukiranuka nabarusharijwe nk'uko bikwiye, bakarwana intambara nziza nk'uko Paulo yavuze muri Timoteyo ya 2 je ca 2 muno ubwo waho wa 3 no wa 6 haravuga ngo uje ufatanya nanje kwihanganira umubabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Hano haravuga ngo nta waba ari umusirikare ngo yishire mu by'ubugingo azaba kinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Iryo ni ikamba ryo gukiranuka. Ikamba ry'icubahiro rero ni iringiri tumaze kuganiraho, rizahabwa abakene bageze mu bwami bw'iteka, banambye kuri Yesu Kristo ntibasubira inyuma, kuko abazahabwa amakamba nabanesheje gusa. Imana isange bene data. Ikamba rero rya gatanu ni ikamba ry'ubwiza ku bayobozi bayoboye neza. Ikamba ry'ibyishimo nababwirije ubutumwa bwiza bakihanisha amahanga menshi. Ikamba rya heruka ni ry'izahabu rizahinduka inyongezo ku banesheje bose, bakaba bari bafite aya makamba yose. Imana idusange
iduhe kumva ijambo ryayo, abari kure n'abari hafi, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasiteri, wasoza usenga Imana, nimba ari cyo kongeraho wacyongeraho. Ni Pasiteri Mpazirego Pierre, nimero ya WhatsApp 0786696620, 0786696620. Mwakira ijambo ry'Imana, mukande subscribe. Abifuza amasirabisi muzatwandikira, tuzabaha serivisi nziza. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza kubw'ijambo ryawe. Waravuze ngo abana babo ntabwo bazatungwa n'imitsiba gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Ijambo ryawe tumaze kwiga uyu munsi wa none ritumenyesha ikamba ry'icubahiro rizahabwa abakene banambye kuri Yesu Kristo, bakazahabwa bageze mu bwami bw'Imana. Mana ubahe kwihangana, abantu bose bakeneye muri iyi si wahe kwihangana. Ni koko barasuzurwa rimwe na rimwe bagacika intege, ariko bambike imbaraga kugira ngo banambe kuri Yesu Kristo, maze nugaruka mu bwiza bwawe bazabiteguye kugusanganira, nabo bazambikwe ikamba ry'icubahiro wabageneye, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasiteri, turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha cyane ku ijambo utugejejeho. Dushimira inshuti zacu za Gusenga Everyday muri ku mpande zine zitandukanye, tubasaba kugeza ubu butumwa ku bandi. Namwe muzagororerwa aho tuzagororerwa kubw'ubutumwa bwiza, kandi muzamudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Kiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.